RGB yinjirite umuyoborere y'Imana y'inyamaboko. Musigaye mugena abayobora amadini n'abatayayobora. Musigaye mugena uri bwinjiye muri pastor n'utari bubigemo. Ndarahira Imana nkorera shingiye ku mujinya wayo wanditse muri iki gitabo, ntabwo bizagwa u Rwanda amahoro. Ntabwo ibi bintu muri gukora bizagwa u Rwanda amahoro. Mwamaze gukabya murarengera. Aka kantu karakomeye, uzuka ari hamwe uzumva umuntu asenga ngo agahita avuga ngo Uwiteka ngo warambwiye ngo nzavuma azavumika ngo nzahesha umugisha azawuhabwa. Kumbe nturi gukorera Imana, uredi yamaze guhinduka igikoresho cya Satani kiraho cyuzuye, uri mu murimo wa Satani mwiza. Arakikuza akagikutikura ko niba uri umukozi w'Imana, inzu yawe bayisenyure bahe. Niba uri umukozi w'Imana, niba uri umwana w'Imana rero tegeka iyi nzu se daso n'abandi ntibayikoreho. Hajya gubeshya abantu se ngo umwana w'Imana ngo ngo twahawe utware ngo ndaginze kanska. Satani araza akagushegesha buryo uvuga uti karabaye. Imana ntiyevuze ko ibana nawe ubirihe ihagaze. Yarambwiye ngo aha niho mugera rero mwebwe abantu bagahita mwanga ngo gasuzuguro, bagahita mukorera Satani mutabizi. Nibwo nabonye uburyo abitwa abahanuzi, abitwa abapastori, ibyiciro byose byitwa abanyamwuka, ukuntu dukorera Satani iyo bigeze kuri stage. Twisanga turi abakozi bakomeye ba Satani ariko bazi ko bari gukorera Imana. Kuba Yesu afashe ibuye akarikoramo umukati, ntabwo yemeje Satani ko Yesu ari umwana w'Imana, ahubwo Yesu ahindutse umukozi wa Satani. Nicyo burya Yesu ari kubakoze. Hanyuma turaterwa twebwe, iki kigeragezo Yesu yahuye nacyo kitugeraho, tugahita duhinduka abakozi ba Satani kugira ngo tumwemeze cyangwa twemeze rubanda. Ariko muzumve Gitwaza yigisha ko umwana wo kurimbuka ari umwana uri half demon, ari undi donc igice kimwe ngo abari demon, donc ari daimon, ikindi gice ari umuntu. Agasobanura ko uwo mwana wo kurimbuka ni kiganiro gihari kuri YouTube. Iyo tubivuga ibi bintu na fact, ibi mwakwitonze mwabarokore ko muri gufata amasezerano atari yanyu mukayibaraho, hari cyo kibateye kubaho mu buzima mubayeho uyu munsi bupfuye, kandi ari abadaimoni babikoze. Murimo murakabya gukururira abanyarwanda umujinya w'Imana. Murakabya afande, ninde uburenganzira bwo kugira umuntu umupasiteri no kubumwambura? Nyakubahwa ntuza ushaka uri deputy no minister w'iki, ninde uburenganzira bwo kwimika umukozi w'Imana no kwimura undi? Uri umukozi wa leta y'u Rwanda, korera leta y'u Rwanda, wikwinjira mu by'Imana ubyinjiramo nkandi. Ninde uguha ubutware bwo kuvuga ngo Pamphile umukozi w'Imana, Pamphile si umukozi w'Imana? Ubereka ngo mwarabyemeje ngo utarize ntazakorera Imana. Ni ihe Imana azakorera? Kereka niba ari Imana y'u Rwanda mushaka kuvuga. Ariko Imana y'ijuru n'isi ntagamwe mugena abakozi bayo. Shame ntabwo butware mufite. Hanyuma ni mubwitiza, mwitegure nuko kwaye gukomeye kuzabaremerera. Mukwitegure, ndabibwira n'umupastori wawe wese washyizweho na leta, nukuri ntabwo Imana izakugwa amahoro, ntabwo bizarangira gutya. Ntabwo Imana izabyihora gutya ngo bigende, ntabwo bizigera bibaho. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye.
nguhaye ikaze nituzogeza Pamphile mfite ishimwe mu mutima wanjye ko Imana inyemereye gukora iki kiganiro muri ubu buryo. Hari ibintu ubona ukabura igishobora kubisobanuza kubera ukuntu byihariye, ariko ni umugisha ukomeye kuba mbonye umwanya wo kwicara hano. Iki kiganiro ngiye gukora ngisengeye kitari munsi y'ukwezi, kuko maze igihe kirenga ukwezi nsenga ngo Imana impe uburyo bwo kugira ngo ngikore. Mu yandi magambo, ibyo kuvuga mbifite, ariko nkiri gusenga kugira ngo mpabwe uburyo bwo kugira ngo mbikore cyangwa mbivuge. Ibyo rero ndumva ari ishimwe rinini cyane, ntabwo gushimira Imana. Ni nayo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke tubanze dutangire dusenga, twinginga Imana ibane natwe. Kandi niba tugiye gusenga ntakaba ari nyenyine dusenga, ahubwo nawe niba ufite uburyo wasenga. Niba udatwaye nk'imodoka, niba utari mu kazi ku buryo byabangamira abantu muri kumwe, ukwiye gufata umwanya ukabanza ugasenga kugira ngo ibi koko bize guhinduka ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Kuko inshuro nyinshi n'abantu basoma Bibiliya kandi ngo simbyumva, ukambwira ati ariko ngewe ko nsoma Bibiliya mba numva ari ibintu by'ibinyamahanga ntanumva. Ariko uko bishyiraho umwete, uko bisengera, uko ibi ngibi ibintu umwuka wabyanditse rero azi ibyo yandikaga. N'ibyo ngiye kuvuga ni hishurirwa rikomeye nagize, bityo umwuka wampishuriye azi neza icyo ashaka kuvuga neza kuruta uko ngewe nakivugana, cyane ko iyo waciye nk'igihe gutyo ntabwo ibintu byose ushobora kubikurikiranya ku murongo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niba duhumbetse amaso no kugira ngo twirinde ibintu byaturangaza byaca imbere yacu. Njya nkunda no kubwira abantu, niba uri ahantu heza hatuje, ukwiye no gusenga upfutse amatwi kugira ngo wirinde n'utundi tujwi turi hanze dushobora, kuko ibi organe de sens dufite nizo zigaburira ubugingo, kandi ubugingo bwacu turi gusenga nibwo bujya imbere y'Imana. Bityo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tuburinde mu gihe buri imbere y'Imana bwe kugira ikintu kibidisturbinga. Imana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urero urakiranuka ibihe byose, ntabwo uhinduka, ntumeze nk'abantu. Nubwo wigeze wambara umubiri nk'uwacu, ukaza mu isi ukitwa Yesu, ukavuka kwa Yosefu na Mariya, ukageragezwa nk'uko abantu bose bageragezwa, ariko ntiwakora icyaha. Ndabigushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Warakoze gukunda umuntu ukamusumbisha ibindi biremwa byose, kandi ukamuha ko ahora nawe ari munsi y'ubutware bwawe. Igihe amaze gucumura ntiwamuta, ahubwo urukundo rwawe rwinshi rugutera gusiga ubwiza rufite mu ijuru uza mu isi kugira ngo bane n'abantu ubumuntu 100%, udataye ubumana bwawe na gato, ahubwo ukire n'Imana 100%. Bituma ugeragezwa nk'uko abantu bageragezwa, kugira ngo utabara abageragezwa bose. Ndakwinginze unyuzure, umurikira ubwenge bwanjye kugira ngo mvuge mbwirijwe nawe, kandi nsabiye n'umuntu wese ugiye gukora iki kiganiro bigiye kuba iby'umuhango gusa, aho kuvuganira nawe muri iki kiganiro, bityo ungire nk'ikibindi kigize amazi mu mitima isaraye. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Natangiye nshima Imana, ariko ni ikiganiro kinini nk'uko mwabibonye muri titre cyangwa se nk'incamakeya y'amagambo abagize iki kiganiro, cyangwa intego y'iki kiganiro mu magambo. Tugiye kuvuga ku kiganiro gikomeye Yesu wageranye na Satani, kandi bakigirana nta muntu uhari. Ariko Imana ishima ko tubimenya, bihishemo ubwiru bunini. Nari maze imyaka myinshi nkijijwe, kandi nkorera Imana mu buryo bwinshi, ariko
mu gihe cyashize nagiye ahantu gusenga, mu gihe ndi gusenga numva kubaho kw'Imana kuranyegereye. Abantu bakoresha icyongereza n'abavuga ngo numva presence y'Imana, numva Imana iri aho hantu mu buryo budasanzwe. Hanyuma nganirizwa kuri aya magambo ngiye gusoma. Icyambere nkiyaganirizwa byateye ubwoba umutima wanjye cyane. Icyampa umuntu wese muri bano cyane by'umwihariko muri zino classe dukunda kwita ngo abanyamwuka, niba hari umuntu uzi w'umunyamwuka uzi, icyampa kamfasha ukamuhereza iki kiganiro kandi natubera imfura aracyumva. Niyo mpamvu nanjye ndi kwinginga Imana kugira ngo ikisobanurire nk'uko bikwiriye, kuko kutamenya ububwire buhishemo hano nibyo birimbuye itorero, nibyo biri gutuma abantu, sinzi ko ndibuvuge, abitwa abakozi b'Imana benshi bambara umwambaro kuba barakozi b'Imana ku by'ukuri ari intumwa za Satani, ari ibikoresho bikomeye cyane bya Satani. Nibyo biri kuroha itorero muri Gehinomu. Kudasobanukirwa neza ibi bintu cyangwa se iki kiganiro Yesu na Satani bicaye bari kuganira n'amabanga gihishemo, nibyo biri gutera ibibazo byose dufite mu itorero uyu munsi wa none. Mu bantu bakurikiye ibiganiro nigeze nakora mu minsi yashize byitwa spiritual warfare mu cyongereza, ni nk'intambara izo mu mwuka cyangwa yo mu mwuka, nagikozemo session 6 ndibwira neza. Nani magambo ubwo ni inshuro 6 nagikoze. Waza kujya kuri Beura washyingiwe ugafungura ahantu handitse playlist ukareba ahantu handitsemo intambara zo mu mwuka. Ni ibintu bikomeye kuko ari intambara turwana nazo zikimanifesta, tukagira ibintu by'ingaruka byazo tubona hano mu buzima, ariko mu by'ukuri ari ibintu byabereye mu mwuka, ari ibintu byabaye hirya y'izinoki zanyu mubona zibuja, hirya y'amaso ubona, ahubwo byabereye hirya iyo, hanyuma tukashobora kuba twagira manifestation yabyo hano mu isi igaragara, kuko tuzi neza ko dushingiye ku byo Bibiri twigisha cyangwa se dushingiye ku ijambo ry'Imana, hariho amajuru menshi. Niyo mpamvu muzasoma muri Bibiliya abantu bakoresha icyongereza, ahantu henshi musoma handitse heavens, ntabwo ari mu Kinyarwanda. Ahantu henshi handitse ijuru, ariko mu by'ukuri mu mwimerere waba mu Kilatini ya waba mu Giheburayo waba no mu Kigereki bandikaga amajuru. Ubwo nshatse kuvuga kuri verso za Bibiliya zabayeho mbere yize dufite mbere ko zihindurwa mu ndimi mpuzamahanga, bakoreshaga ijambo amajuru. Nk'urugero nk'isonye mwitangira igice cya mbere, ntabwo handitse ijuru nk'ijuru rimwe, ahubwo handitse ijuru nk'amajuru. N'ahandi Bibiliya igaragaza ko habaho amajuru menshi cyangwa se arenze rimwe. Ibyo muri icyo gice narabisobanuye, ariko niho nashaka gusobanura ukuntu izo ntambara zo mu mwuka cyangwa se zo muri bene ayo majuru ziza muri iyi si. Icyo gihe isi yacu nayo iba yitwa irindi juru ribeshwa cyangwa se rituwemo n'abambaye imibiri, inyama n'amaraso, abantu bari cosmological, donc ibintu byose biri cosmological bitegekwa n'amategeko dukunda kuvuga ngo ni natural laws cyangwa se amategeko hasi mu Kinyarwanda yabuze mwihangana, ariko ni ibi bintu by'amategeko ari physique, uko isi ifite force de pesanteur n'ibindi biraho ngaho. Ibi bintu rero byinshi bibera hejuru cyangwa se bibera mu isi y'umwuka,
hanyuma ingaruka zikaza hano mu mubiri kubera kutabimenya. Ndaza kwifashisha ibitabo 4 byo muri Bibiliya n'ubundi cyangwa se 5, izindi nkuru sindi buzisome, nshaka kuza kujya nzivuga. Ni nayo mpamvu niba ufite uburyo bwiza utuje wafata akaye n'agakaramu ukandika ibi bintu. Ntabwo najyaga numva umumaro wabyo wo kwandika note cyangwa se kurikodinga ibintu, ariko mutekereza impamvu abahanuzi Imana bategeka kwandika. Hari igihe abantu tubabwira ngo Bibiliya Imana ategetse abantu kwandika, abantu bakagira ngo ni blague, ariko nusoma ibitabo 5 bya Mose uzumva Imana imutegeka imubwira ngo ibyo bintu byandike mu gitabo, ibyo bintu byandike, ibyo bintu byandike. Nusoma muri Yeremiya uzasanga Yeremiya yandika, Imana imubwira ngo ibyo buhanuzi bwose nani magambo y'igitabo cya Yeremiya cyandike. Yamara kucyandika ngo umunsi umwe umwami akamutuma akamubwira ngo ibyo gitabo cyawe ndashaka kukireba, umwami aragifata aragitwika. Yeremiya arababara cyane. Mutekereze kwandika page zingana nk'izo Yeremiya yanditse, ni nyinshi pe, ni nyinshi cyane. Iyo mureba muri Bibiliya zino dufite, kubera ko kaba twandikishije dukaraktere tunyuguti duto cyane, mutekereza ko Bibiliya atari igitabo kinini, ariko igitabo cya Yeremiya ni igitabo kinini cyane ku buryo kumva umuntu agitwitse n'agahinda pe. Amaze kugitwika, Imana yongeye ibwira Yeremiya ngo ongera ucyandike. Mwiko ko icyo gihe na imprimante na photocopieuse byabagaho kwari kwandikisha intoki gusa. Imana ngo ongera ubyandike, akoresha baruki bongera babyandika. N'abandi Bibiliya igenda ivuga ngo Imana ibabwira kwandika. Rero ntabwo Imana igenda detail ngo ni gute, ngo ni yarabwiye Matayo ngo yandike, ngo ni yaragiye cyo kurabona ushaka gutekereza ko wenda abantu bagize itegeko kubyandika, ariko ya Paulo asobanura neza aravuga ngo cyanditswe byera byahumetswe. Ibi bintu biri inspire, ni byanditswe byera mu kubyubaka urwego rukomeye. Ndaza gusoma mu gitabo cya Matayo, ndasoma mu gitabo cy'Itangiriro. Matayo ndasoma 4 ndetse na Luka 4. Ndaza gusoma mu Itangiriro igice cya 3, nsome no muri Zaburi ya 91, n'ibinankundira nsome mu rwandiko rw'Abaheburayo, ariko rikaba ari naho mpera mu Baheburayo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ino nkuru kugira ngo umuntu ayumve mu Baheburayo, byaba byiza usomye iki gice cyaho cyose cya 4 kugira ngo ino nkuru ize kumvikana. Ariko ngiye gusoma mu gice cya 5 kugira ngo bize kumvikana kurutaho ntagiye kuri. Umutambyi mukuru wese yatoranyijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobe, kuko nawe agoswe n'intege nke, ndetse nicyo gituma akwiye no kwitambira ibyo byaha nk'uko abitambira abandi. Ntawe icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Nubwo na Kristo niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye, kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti uri umutambyi iteka mu buryo byose mu buryo bwa Melkisedeki. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwihanganira, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganwa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru mu buryo bwa Melkisedeki. Nishaka ngarukire hano, hanyuma nse nkusubira inyuma gato mu gice cya 4. Reka mpere
ku murongo wa 14 aravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ndashaka ko umurongo kivasi cyangwa umurongo wenda wo gufata mu mutwe ni uyu murongo wa 15 mu Baheburayo igice cya 14 igice cya 15. Nasomye imirongo myinshi ko ndi bukenere, ariko ndashaka nibuze uyu nguyu ufate mu mutwe. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 avuga ko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe. Yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze gukora icyaha. Aya magambo Pawulo n'undi yigeze yabwira Abakorinto bakabiri mu gice cya 4, ababwira ngo utigeze kumenya icyaha Imana muri cyaha kubwacu, ngo muri we dufite gukiranuka kw'Imana. Nimunyemerere nge muri Matayo 4 haravuga ngo umurongo wa 1, maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandame. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Aya magambo asa neza n'ari muri Luka igice cya 4. Ikintu bitandukaniraho ni kimwe gusa, nuko hano Matayo asa nk'uwo yakurikiranyije ko ibintu byagenze, dushingiye ko umurongo wa 11, kuko nayo ndangiza umurongo wa 10, hahita avuga ngo umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Urumva bisa nkaho Matayo yabikurikiranyije uko byagenze. Byahereye mu butayu, bimuka bajya mu murwa wera, bimuka bajya ku musozi, hanyuma Satani abonye ko Yesu amunesheje aramureka. Hanyuma ariko Luka we yandika ntabwo abikurikiranyije uko aho bahereye n'aho bakurikiranyije. We avara mu butayu, bagahita bajya ku musozi, agahita agaruka mu murwa wera. Ariko ukabona ko Luka we arabibara n'inkuru, ariko Matayo akabikurikiranya neza uko we byakurikiranye. Niyo difference wenyine iri muri izi nkuru, nta yindi jambo n'imwe umwe yavuze undi atavuze. Niyo mpamvu muri Luka mpihoreye. Reka tujye gusoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 8. Gutegeka kwa 2 cyangwa se kubakoresha Bibiliya ntagatifu ni ivugurura amategeko, abakoresha igifaransa ubwo ni Deuteronome, n'icyongereza ni ijambo prononciation gusa ihinduka. Gutegeka kwa 2 igice cya 8, ndaza guhera ku murongo wa 1. Mose abihanangiriza, niko abanyarwanda bagerageje gutranslatinga, bongeyeho titiri. Mbibutse ko amatitiri tuba dufite mu Kinyarwanda ntabwo mu zindi marimo, nuko abanyarwanda bagerageza kuduha intego nkuru iri muri ibyo bintu ugiye gusoma. Amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera, muyumvire, kugira ngo mubeho, mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiriye abasogokuruza banyu ko azabaha, mugihindure.
kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yawe cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amana wari utazira amasekuruza abanyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziyeho, ntiyagusaziragaho, kandi ibirenge byawe ntibyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Umurongo wa 5. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugendere mu nzira ikuyoboye, uyubahe, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiza mu bikombe no mu misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagira icyo gikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye n'ibyuma, cy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzaryohage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde mu mutima wawe we kwishyira hejuru ngo bagirwa Uwiteka Imana yawe mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ucamo muri ubu butayu buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusabwe butwika na scorpion n'ubutaka bugwengeye butayemo amazi, ikakukura amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu yo basekuruza abanyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, kugerageza ibone uko izakugira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo bimpesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikubonesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasekuruza banyu, kuko irikomeze muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'uko ab'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Imana itugirire neza. Ngiye gusoma andi magambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, hanyuma wenda gusoma ndaba mbihagaritse, turagenda duhuza izi nyigisho kugira ngo mbabwire ikintu gikomeye muri rya hishurirwa nababwiye. Hari nacyo gitumye nsoma imirongo yose, kandi gusoma Bibiliya ntabwo bitera ivuto. Igice cya 3 cy'Itangiriro haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose mu ishyamba, Uwiteka Imana aremye ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko? Imana yaravuze iti, ntuzarye ku giti cyose muri iyi ngobyi. Umugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, Imana yatubwiye ati ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Imana itugirire neza. Ubwo gusoma birangiye, tugiye gusubira muri Matayo 4 nk'ipfundo ry'ibyo turi bugende
tugarukaho, kampere kuri amagambo mw'itangiriro kuko afite ho imyizerere cyangwa se imyigishirize mu madini atandukanye byagiye bikurura abantu ubuyobe. Nakunze kugenda mentioning amadini, abanyiri ayo madini cyangwa abantu baba muri amadini batari ko uratwanga uradutuka se muvandimwe ndakwanga ngo nunguke iki. Hanyuma koko niba nkwanga uyu munsi iyo mvuze ababranamu bararakara, ariko murabizi ko mwizera ko iki giti cyariwe hano ngo atari igiti nk'igiti ahubwo ari igitsina. Muzi ko ari byo mwizera, ari nabyo mwigisha abantu. Muzi ko mwigisha abantu kandi ubutabigisha ko ntivuze ko ababranamu kunda kumenya ngo si idini, cyakora nuko mbona ko mutazi usobanura bw'idini icyo ari cyo, ariko ni idini uko byagenda kose. Reka nivugira ngo ababranamu bizera ko Adamu na Eva Imana yari abaremye nk'aho batagomba kuzakora imibonano mpuzabitsina, ahubwo bari kujya babyara nk'uko Mariya yabyaye. Ndetse iki giti ngo cyari hagati mu ngobyi, iyo bagisobanura bahita bagira batya, turabona cyari hagati mu ngobyi, bahita bagarukira hagati bahita ku gitsina nyine, atabatuma ni hagati na hagati uvuye ku butaka no hejuru uvuye ku mutwe, ariko ntabwo ari byo. Kubera nibuze reka mbabwira akantu kamwe k'ubuyobe karimo ahangaha mutakabaye mu bugumamo. Bibiliya yatubwiye ngo Eva yasoromye aho ararya, amaze kurya aha n'umugabo. Hanyuma niba ari igitsina, izi mbuto Eva yasoromye akazirya n'izi ko mwatubwiye ko iki giti ari ibitsina nyine, ubwo bakoze imibonano mpuzabitsina, na cyane ko bigisha ko inzoka yabanje kurongora Eva, ubwo na Adamu akaza gukurikira hariho havutse Kayini. Ariko byose ni ubuyobe kandi nicyo Satani abereyeho. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo mujye musoma Bibiliya, mwumve ijambo kurindi, mwe kuyisoma musirivora, kuko nk'iyo umuntu akwigisha gutyo kandi akaguha facts z'uko ibyo bintu byumvikana, mugira ngo ni ibintu byoroshye. Ariko nibyo nshaka gusobanura muri iki gice cya 4 cya Matayo. Muraza kumva ukuntu ibintu bikomeye cyane. Igiti Bibiliya ivuga bariye cyari igiti kiri aho ngaho Imana babujije. Ni nayo mpamvu Imana ihita ibaca ku giti cy'ubugingo batongera kukiryaho. Hanyuma rero ubwo niba mwigisha ko iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi cyari ibitsina, munatubwire none igiti kimenyesha icyiza cy'ubugingo niba ari amazuru cyangwa ari amatwi cyangwa umusatsi cyangwa ari amaboko, nabyo muzakitubwire ni iki gice muri ibyo ngibyo. Kuko muvuga ko ingobyi ya Edeni yari umubiri w'umuntu n'ibindi, ariko ntabwo ari byo. Izo ni inyigisho zipfuye. Bene data ndabasaba kugira ngo mujye musoma ijambo ry'Imana, nibuze mumbabarire mujye muzisoma muryumve bunyuguti. Uvuga uti nyine ni igiti barakiriye hanyuma amaso yabo arahweza arahumuka, setu ucyumve nk'igiti. Ibi ni igize ngwizo ubwo usobanura bwo mu mwuka ngo umuntu ngo na logique ya ndimugihorera. Uko Imana nijya guca urubanza izabizana imbere yawe bino binyuguti, nibyo bizagucira urubanza. Yesu yavuze ngo amagambo mvuga ni yazabatira urubanza. Ntabwo Imana izatoragura ikindi gitabo hirya tudafite, oya, izagendera kuri iki. Nibyo kukubwira ngo ibyo mu mwuka uzayibwira ngo mu mwuka ntabyo nasobanukiwe. Ibibwira tunabyumvaga mu Kinyarwanda kandi ukoze nko nabyumvaga mu Kinyarwanda, ariko kugira ngo mujye ngo hirya ngo mujye gucukumbura ngo nuko ngo inzoka ubwo ni nawo nyigisho zipfuye zaba njyewe numvishe iki bivuga bakamenya ngo nanga Gitwaza, ariko muzumve Gitwaza yigisha ko umwana wo kurimbuka ari umwana uri half demon, ari undi donc igice kimwe ngo abari demon, donc ari daimon, ikindi gice ari umuntu. Agasobanura ko uwo mwana wo kurimbuka ni ikiganiro gihari kuri YouTube. Iyo tubivuga ibi bintu ni amafact, ntabwo ngiye Gitwaza nkanga ko se kudasangira ubutaka aricyo tukabaye dupfa abantu ngo bapfa ubutaka. Nkaba ntari umukristo we ngo yanyiye ku maturo cyangwa ngo yandiriye amaturo, ndapfa iki nawe. Ariko niba umuntu aguritse ijambo ry'Imana, tabizo abazaniste mwaranyanze muranarakara butse mukanya abakatolika batuvuga uvuye aho
nta kibazo cy'amadini mfite. Ndashaka kubwira abantu ngo nimureke dusome ibyanditswe byera n'iby'Imana duhaye. Ntabwo Imana duhaye Gitwaza cyangwa Izayi cyangwa Musenyeri wa Katolika yitwa nde? Ndamwibagiwe. Karidinali Kambanda. Ntabwo Kambanda ruzatugeza mu ijuru. Ntabwo bagitwaza na ba Masasu ntabwo bazatugeza mu ijuru. N'ikindi ntituzahagarara nabo imbere y'intebe y'imanza. Bazaba bahagaze kwabona bari kudiringa n'ibyaha. Natwe duhagaze kudiringa n'ibyacu. Imana izatubaza ibyanditswe muri iki gitabo. Iki izakubwira ngo mwitangire igice cya mbere haranditse gutya. Ikubwira ngo mudahishwe haranditse gutya. Ubwo busoba nta nubwo ngiye Pamfili nzahagarara nawe imbere y'intebe y'imanza. Nzadiringa n'ibyanjye nawe uzadiringa n'ibyawe. Niyo mpamvu nkwinginga musinduka amadini. Musinduka amadini kuko ni ikindi kiyobyabwenge kiri ku rwego ruhambaye. Mu gihe byose aya madini ari gukontaduza ukuri kw'ijambo ry'Imana, abamaze guhindura ibikoresho bya Satani. Muri iki kiganiro muje kubibona. Abamaze guhindura igikoresho cya Satani nubwo yambaye umwambaro ukwitwa karabuzi b'Imana. Yigisha ko mwitangira igice cya 4 izi nyisho zibamo zuko ngo abana b'Imana ngo babonye abana b'abantu bakabifuza bakabarongora akabyara ba giant cyangwa se za ntwari za kera. Avuga ko abana b'Imana ari abamareka, which is wrong. Kuko muri Bibiliya y'Igiheburayo iri jambo abana b'Imana handitswe abana, ntabwo handitse abamarayika. Usibye Bibiliya ya NIV n'izindi translation nyinshi. NIV ni Bibiliya y'Icyongereza yitwa New International Version n'izindi, kandi abazisoma n'abaza amateka ya NIV bazi neza ko ari y'Abareminati. Niho honyine bakoze translation bahindura ngo ni angels, ngo nuko ngo angels ziryamana n'abantu ngo hanyuma ngo babyara abantu. Ni naho muri yo bavuga ngo ni NIV bivuga, bavuga ngo nuko rero ngo angels ngo zari ziri kuramya Imana. Nta na hamwe muri Bibiliya Imana yigeze yitaba abamarayika abana bayo. Niba mugira ngo ndababeshya nimusome igitabo cy'Abaheburayo muraza gusanga ibyo bintu Bibiliya bijyanga urunuka, ariko birigishwa. Njyewe nafashe umwanya muri iki kiganiro Gitwaza yigisha ukuntu abamarayika ari bo bana b'Imana. Muzasome Abaheburayo 2 haravuga ngo abamarayika si Imana yahaye gutwara isi zabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho umuntu yigeze guhamya iti umuntu niki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu niki kumwitaho, wamuremye umucishe bugufi ho hasi y'abamarayika ho hato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe, umuha gutwara ibintu byose ukiraho ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose. N'andi magambo ze gukomeza hano uraza gusanga nta na hamwe Imana yita abamarayika abana bayo kizira, ahubwo abamarayika ni imyuka ikorera abazaragwa ubugingo. Imana yitaba abana bayo abakiranutse cyangwa ikavuga Kristo, kuko twe turi abavandimwe ba Kristo. Ariko iyo umuntu yicara akavuga ngo nuko rero ngo kuko nzi gusoma Icyongereza ngo nasomye ngo angels ngo no, tekereza ni nabande banditse no Bibiliya bare bagambiriye iki? Ibyo rero ntabwo mu mategeko shingiro y'ibinyabuzima, itegeko rya mbere rikuru rya biology, ikinyabuzima gitanga ikinyabuzima. Ntabwo ubuzima bushobora gukomoka ku kintu kitagira ubuzima. Ntabwo imyuka yabyarana n'abantu, ntabwo bikunda ngo ibyara abantu. Icyakora imyuka ishobora kumera donc yabyarana n'abantu ariko ibintu bitari abantu. Niyo mujya mwumva ngo abantu batwisinda zimeze ukuntu n'ukundi, ariko ntabwo bari kubyarana abantu, ntabwo byari bukundi. Muri icyo kiganiro cyanteye ubwoba, niyo mpamvu iyo mbivuga ibi bintera ubwoba bikomeye, kuko aranavuga ngo kugira ngo mwemere ibyo mvuga, njyewe uyu muntu uvuka ku badayimoni akavuka no ku bantu twarabanye, naramusengeye Imana namya ngo niyo mwana wo kurimbuka wenyine. Naho ngo Imana ari kumusobanura amagambo no mu byahishuwe bivuga ngo umwana wo kurimbuka ninde? Imana yaramubwiye ngo umwana wo kurimbuka n'uyu nguyu uvuka ku bantu akavuka no ku badayimoni. Mu yandi magambo, njyewe Pamfili ndamutse ndongoye idayimoni nkaritera inda, namwe mu byo fenomene
umwana uzavukamo hagati niwe mwana yitwa wo kurimbuka, kandi abo bana barapfa bakongera bakabaho. Urumva ko yizera muri reincarnation? Urumva atari ikibazo cy'ubuhindu? Iyo tubivuga ibi ngibi bana bararakara, muvuga ijambo ry'Imana ko ibyo mubyihore, njyewe suko nzabikora, kuko iyaba ibyo ari uko kuri Paulo nteye kujya twandikira ngo ngatubwire ngo ba Alexander na ba Humenayo na ba Fileto ni abakozi ba Satani kandi bahoze bitwirirwa abakozi b'Imana. Musome mu byo yandikiye Timoteyo, murambira ngo nibasira. Ntabwo mbibasira, kuko niba mbibasira ngere kirenge mu cya Paulo. Paulo aravuga ati umuntu witwa gutya turakorana umurimo w'Imana, ejo mu kanya gatavuga ati ariko ntuza Dema yaransigiriye yikundiye iby'isi n'amagambo yaraguye. Niba Paulo mentioning abantu, uzi icyo abashatse kuvuga? Kugira ngo mwebwe mutaramenya amabanga yishe inyuma y'ingisho za ba Alexander na ba Humenayo na ba Fileto, mutaza kumva bakoresheje ibiterane mukazjyamo mukagwa mu mushinya w'Imana nko bamaze kugwamo. Bibiliya ira mentioning abanyabyaha ikabavuga amazina, ikavuga bahoze ari abakristo bakagwa bakava mu buntu bw'Imana. Nyako abantu bajyagenze bahoze bakije ngo abanyabuntu yo mwigisha abantu ngo umuntu yava mu buntu bw'Imana, birantangaza cyane. Calvin nibo wazanye teori y'ubuntu busaze. Iyo abakarvaniste tubabwiye baravuga ati wow, zuko tutatuzi ko mutwanga bingana gutya muvuga nabi idini ryacu. Ntabwo turivuga nabi, ubuntu budukiza turabwemera, ariko ubuntu mufite bubemera gukora ibyaha mukumva ko byarangiye n'ubundi Yesu yabirangije. Si ubuntu, icyo ni ikindi, ni ishyano. Iyo umuntu akubwira ngo ntabwo umwana w'ubugingo ngo yabubura, ngo wahawe ubugingo barabuhawe, murishuka cyane, murishuka cyane. Abaheburayo batubwira ko umuntu yatemba ngo kavanwa mu buntu. Niba Paulo abwira abakorinto akababwira ati mfite ubwoba ko mwabivamo namwe mugatembanwa, akabwira Timoteyo akabwira ati barunaka baratembanywe, umwuka avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka abantu bazagwa bakava mu byizerwa. Hari ubwo yashaka kuvuga iki? So ni fact, Bibiliya itanga nyinshi z'uko umuntu yakizwa agahabwa ubugingo. Ntagiye numva abahanuzi mu byumba by'amasengesho, ibi ni ubuhamya bwanjye. Nabonye agahanura akavuga ati Uwiteka rirahiriye ati nta cyabaho cyakwambura ubugingo aguhaye. Yo, harya ubwo wagira amasezerano ya Yuda? Siko Yuda yuzuye umwuka wera mbere rwose, mbere ya Pentecote. Uzuko wabonye Yuda akoresha igiterane akahagurutsa ibirema akazura agakiza indwara akirukana abadayimoni. Harya ubwo na umukozi w'Imana twavuga urutuko akose Yuda uyu munsi. Bibiri tubwira ko iherezo rya Yuda ryabaye ni mwitondere, ntimuyobe kubera inyigisho z'abantu runaka, cyane ko byoroshye kwigisha abantu ibintu. Iyo abantu bigishijwe n'abantu ibintu babyumva kuruta uko Imana yabigisha. Kubera iki? Umuntu akwigisha muri dimension y'abantu nyine ari umuntu nkawe. Imana ikakwigisha muri dimension y'Imana, ikavuga mu rurimi rw'Imana. Kugira ngo urwumve bisaba ko wimuka mu mubiri ukagira dimension nk'iy'Imana, ni nk'ubyumva. Naho iyo ugishaka kubyumvira hano mu mubiri ntabwo ushobora kubyumva, kumva imvugo y'Imana. Ni nayo mpamvu imvugo y'Imana yumvwa n'abana b'Imana, ariko abo kurimuka ntaho ushaka kuyumva. Ubu byagora kugira ngo umushinwa aze kuguha iki kiganiro, cyeka nabona umusobanurira, cyangwa akaba ari umushinwa uzi Ikinyarwanda. Ariko umunyarwanda wese wumva ururimi mvuga yarwumva. N'Imana igira ururimi ivugamo rwumvwa n'abana bayo. Naho ibindi ku muntu, hari indirimbo maze kubona yakozwe mu maversion menshi kuri TikTok no ku ma YouTube y'abashinwa ngo yumanji ibindi birangwa, mujya muyumva abantu bayivuga, muzarebe uko abantu bayihusa abantu. Harahita baba ngo ni women, ngo cheat. Nyamara si cy'umushinwa yaravuze, sinumva igishinwa ariko abashinwa muzi. Nagiye mbona amaversion y'iyo ndirimbo nkabona ko nyine abantu bayiririmba mu buryo butandukanye. Bangaba ngo n'umugore uca inyuma iki kukura mu ririmbya n'indi abashinwa ababivuga akanarira. Ntabwo mbarenganya, ntabwo mwumva igishinwa nyine, muracyumva mu buryo bwanyu. None se koko abashinwa umugore bamwita woman?
none se guca inyuma mu gishinwa ni to cheat? Ntabwo ari byo. Ariko uzi icyongereza aragenekereza kumvamo nk'akajambo ka woman na cheat, ariko si cyo bivuze mu gishinwa. Ni nacyo umuntu akora iyo atuzuye umwuka wera, cyangwa iyo atiyambuye umubiri ngo ajye muri dimension vigiramo. Erega mujye mwibaza kuki bayize kiravuga ngo anjyana ndi mu mwuka. Bivuze iki? Nuko kugira ngo avugane n'Imana byasabaga ko yimutse mu mubiri. Arimo arabona iby'umubiri utabona, arumva iby'umwuka avuga, akumva iby'umubiri utakumva. Niyo mpamvu Pawulo abwiye abakorintho avuga ati njyewe nagiye mu ijuru rya gatatu, numva ibitavugwa. Kuki? Ibintu we yarabyumvishe ariko ntibivugwa. Gute? Ni ukubera ko hano mu isi atabyandikira abakorintho ngo babyumve. Barokore bene data, ni mwitonde, isi y'umwuka iriyo kandi irayo. Ubwo ndi mu ishyamba ndi gusenga, ariko reka nsoze kuri ako kantu kizinyigisho nyine z'abantu. Niyo mpamvu muzumva mfata umwanya wo kuzihuza na Bibiliya, kandi sinatinya kuba ko nzirwanya rwose. Franchement, mushobora kwigisha abantu ko twebwe twavutse kuri mama na papa, tudashobora kurimbuka, ahubwo hazarimbuka umwana wo kurimbuka ari umwe uri half demon half human. Donc urumva uvuka ku mugore w'ijini n'umugabo w'umuntu, cyangwa uvuka ku mugabo w'ijini n'umugabo w'umuntu, nabo n'umugore w'umuntu, ngo abo niwe bo kurimbuka. Ibyo ntabwo byo birayigisha, icyo ni ikinyoma. Nta na rimwe Bibiliya ishobora kubwira abantu ngo abamarayika n'abana b'Imana. Ntabwo bibaho. Abamarayika ni inyungu ikorera abera. Ni inyigisho nini ikomeye nshaka kuzigisha, ariko ndacyari kwisengera ko ni inyigisho iyo abantu bayumvisha nabi ikurura ubuyobe. Kuko abamarayika ni abakozi bacu, twebwe abantu ni abakozi bacu, bahari kugira ngo badukorere, twebwe bazaraga ubwami. Mararezoma ntabwo twumva ubutware dufite kuri bo. Niyo mpamvu dusafarenga. Twanasomye muri Matayo haravuga ngo haza abamarayika baramukorera muri Matayo igice cya 11, hanyuma bamukorera iki? Abamarayika bakaba bankorera nawe bagukorera. Ariko kubera ko tutabizi, tudabasha gusobanukirwa ubutware dufite, ntabwo tubakoresha. Ntabwo abamarayika bikoresha, ni twebwe tubakoresha. Indi nyigisho nini ikomeye cyane, turamutse tubimenye, hari stress dufite tutagira. Ngo yewe ngo Pamfingo ihembe ramfashe ngo nsengera kuri telefone. Oya, umenye ubutware ufite, ntabwo wakwirwa amagana Pamfingo. Hari abantu ngo pastor ngo atago sengeye ngo ntabwo ngukira, ngo urabizi indwara yawe ngwize, ngo bisaba ko bishop aza. Kuko abantu bazababeshya mugeze ryari. Twigendere. Umushukanya aramwegera, ndi muri Matayo 4:3. Umushukanya aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka umutsima. Niba mwumva neza iri jambo Satani abwiye Yesu, ni rimwe rwose n'iryo yabwiye Eva. Yaramubwiye ngo harya ubu pe Imana arabwiye ngo ntimukarye ku mbuto izo ari zose muri kino, muri mbese muri ntongobyi, cyangwa se muri iyi mirima myiza iryoshye gutya. Murayireba utya wapi? Ikintu cya mbere, intwaro ya mbere, aha hantu ashaka kuvuza kugaragaza intwaro 3 cyangwa se ibigeragezo 3 Satani atera mu muntu burundu akamugusha. Ikintu gitangaje, intwaro ya mbere iteka ryose Satani ku buzima bw'umuntu aheraho ni imutera gushidikanya, imutera kugushidikanya ku Mana. Ndashaka gusobanura uburyo Satani agutera gushidikanya ku Mana mu buryo butandukanye. Eva yabajijwe ngo harya ubu pe
ubu ntimushobora kwirira ku kantu na kamwe burutu. Uzi icyo ateye Eva gukora? Amuteye gushidikanya ku rukundo rw'Imana ku buzima bwe. Ubu koko ibi bintu byose, ubu Imana iragukunda? Nawe ujya urebye ko kubona Imana igukunda? Ku kamodoka se yaguhaye, ku nzu se yaba yaguhaye muri Kigali, ubu se Imana iragukunda? Ku mashuri se wize, ubu se koko Imana iragukunda? Ubu se koko Imana iragukunda? Ku mugabo mwiza se yaguhaye, ku mugore se yaguhaye, ku bana yaguhaye se? Icyo niryo cumu rya mbere Satani abanza gutera. Kandi iyo udafite ingabo igukingira riragutikura, agutera gushidikanya ku Mana, hanyuma bitewe n'umuntu n'undi. Hari ibyatera umuntu gushidikanya, nk'urugero yataka Eva amuteye gushidikanya ku rukundo rw'Imana kuri we. Imana ntibakunda pe, Yesu we, ariko mama Imana irakwanga. Ubu se koko Imana yakabaye gukunda ibyakubaho? Ubu se koko, ariko mama, ubu se Imana igukunda yakwima ibi? Ubu se Imana igukunda? Ego yamuteye kugushidikanya ku rukundo Imana yabimukunda. Eva yizengurutse aza gusanga sibyo. Reka nkubwire impamvu. Eva yavuga, oya, ntabwo ari ibyo, nawe urabeshya, Imana iradukunda, yaduhaye ibiti byose turabigusa, ibi igiti kimwe cyonyine, ubwo si cyo cyabaye kigaragaza ko Imana itadukunda? Satani ati, nuko mutazi Imana kome bwayo, higera jaruzi. Ubundi se ko habira biti byose ikabibaha mukabirya, ariko ikakwima kuri kimwe, uzi impamvu yacyo? No kubera ubukomere bwacyo. Iki giti muramutse mukiriye mwahita mumera nk'Imana. Bakoze uko ibyo niba ari ibi Imana ko ari ingome we, yaduhaye ibi itwima icy'ingenzi. Nuko Satani ija mu buzima bwawe. Satani yegera umuntu wize w'umushomeri akamubwira ko ariko ubu Imana ikwanga bingana gute? Otoya ugahita wibuka amashimwe afite muri utsinda, ugahita wibuka amashimwe ujya muri segonderi ukuntu byari bimeze, ukibuka amashimwe ujya muri kaminuza ukuntu byari biryoshye. Satani akavuga, ubu uzi ibyo bimaze iki? Nturi umushomeri nk'abandi batize bose? Ubusura mu karani ntatunze urugo, wowe se utunze uruhe? Wateparame diplome se imaze iki? Diplome yawe uriya mutagisimani ntahembwa amafaranga aruta yawe, ntiyagarukiye mu gatatu primaire, ntazi ibihekane byose mu Kinyarwanda gusa. Waramwumva avuga bonjour, ahembwa ngahe? Ntahembwa ibihumbi magana angahe? Uriya mushoferi wahariya muri iriya company wakwigerereza umushahara we? Karana ngo afitanye ngo diplome, ngo ibipapuro, ngo warize, ngo ugahita utari kuza ukora ibyo di. Ariko mpamvu Imana iranyanga, ugahita ubikora utwuta Imana iranyanga, ubundi su wamugana iki gipapuro kimaze iki? Ugahita ureba ifoto bya graduation aho bimanitse hirya no hino, waserebuye ingofero wazijukunye hejuru, agahinda kakakwica urebye imyaka umaze mu bushomeri. Inkota yakwinjiye. Yego nuko yinjira. Satani atakubwira, wakubona ishati wayigoroye, wakubona wambaye amajipo uri mu rusengero himbaza uririmba, ariko se ubunge nawe ntituzanye agahinda ufite. Urukundo rw'Imana ku buzima bwawe rurihe? Iyo ni imwe mu ntwaro. Hari noneho naho atera gushidikanya ku kwera kw'Imana. Niyo kese Yesu we yahuye nayo. Adamu ahuye n'iyo gushidikanya ku rukundo rw'Imana, Yesu wahuye n'iyo gushidikanya ku kwera kw'Imana. Aramwegera aramubwira. Kandi gusa ijambo ryo mu Giheburayo nako ryo mu Kigereki
Matayo we yanditse ntabwo yavuze ngo niba uri umwana w'Imana, yaramubwiye ngo uri umwana w'Imana mu by'ukuri. Niryo jambo ryiza aba Greek bo bakoresheje, uri umwana w'Imana. Mbese ndabizi ariko koko nyemeza afate amabuye yahindutse umurya. Ibi bintu ubwo numvaga ubusobanuro iri jwi rimbwira, naje gusubiza imitekerereze yanjye inyuma, mwibaza ngo nse ko hari igihe Imana yageze imbwira ko izi nkuru zo muri Matayo 4 zitwigisha step cyangwa se ibyiciro bitatu umukristo ageraho akemerwa n'izuru n'izindi kuzimu ko ari umukiranutsi. Nibwo Imana aje kubimpuriza muri ubu buryo. Numva ni ikintu kinini. Hari intwaro umuntu akwiriye kwambara ku buryo iyi myambi ya Satani idashobora kwinjira ngo bikure. Batubwira se ko umukozi w'Imana ariko mwajye mureka kubeshya. Ntuvuga ko uri umuhanuzi, ntuvuga ko werekwa, ntuvuga ko wirukana abadayimoni, mbese ntuvuga ko uri umukozi w'Imana, ntuvuga ko umwana w'Imana, mbese ntuvuga ko ufite ubutware ngo kwa Yesu dufite ubutware. Siko mujye muri nimba Satani yakwegera nuko bakubwira. Niba ari ibyo rambika ibiganza ku mwana wawe bakire mukize, si wawe nta gupfanye. Urugo rero kunaniye, niba uri umukozi w'Imana rambika ibiganza ku mugore wawe abadayimoni bamuvemo bo gusenya, cyangwa ku mugabo wawe. Murumva iri cumu ko riremereye ryitwa gushidikanya ku kwera kw'Imana kuzima. Arikikuza akagikutikura ko niba uri umukozi w'Imana inzu yawe bayisenye ureba he? Niba uri umukozi w'Imana, niba uri umwana w'Imana rero tegeka iyi nzu se daso n'abandi ntibayikoreho. Hajya kubeshya abantu ngo umwana w'Imana ngo ngo twahawe utware kuko ndaginze kanswe. Satani araza akagushegesha buryo uvuga uti karabaye. Imana ntiyavuze ko ibana nawe, ubiri he? Ihagaze he? Niba koko muhagararana mubana ibihe byose, Yesu inzara ntikubagamara, inzara ntikwishe, ese koresha ubwo butware. Reka mbabwire iyi nkuru kuko nyifite ubutumwa bubiri butandukanye, kuza kubuhuza n'ibyo biri busaye kutuza. Ntujahagurike kugira ngo uze kumva ukuntu ibintu bitangaje. Uwansobanuraga ejo bundi mu ishyamba yarambwiye ngo aha niho mugera rero mwebwe abana, bagahita mwanga ngo gasuzuguro, bagahita mukorera Satani mutabizi. Nagize ubwoba akimara kumbwira amagambo, nibwo nabonye uburyo abitwa abahanuzi, abitwa abapasitori, ibyiciro byose byitwa abanyamwuka, ukuntu dukorera Satani iyo bigeze kuri stage. Twisanga turi abakozi bakomeye ba Satani ariko bazi ko bari gukorera Imana. Bigenda guti ngo umuntu ngo ahita ashaka kwemeza Satani. Kumbi ntuzi ko ibyo ukoze ugiye kumwemeza ari byo by'ukuri bikugira umukozi wa Satani. Yesu cyakora ahita ajya mu byanditswe n'andi magambo, intwaro. Paulo asobanura mu Bakorino ukuntu turwanisha intwaro zacu, bavuga ngo zifite kwari n'ubushobozi bwo gufatanira ibitekerezwa, ibintu byose bitekerezwa mu bitekerezo y'abantu birwanya Imana tukabigomorera Kristo. Ariko yandikira Abaheburayo ho yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite ubuzima mu imbere, byo ni rizima. Ntabwo kuba rizima ari
Ikinyarwanda riragora kuri ariko nyine rifite ubuzima. Icya kabiri rityaye nk'inkota y'amugi, ntabwo iryo nkota rero ikata ahubwo riratobora. Inkota ifite amugi abiri birayorohera cyane gutobora ikinjira. Ntabwo rero inkota y'umwuka cyangwa se ijambo ry'Imana turikoresha dukata ndagutema mu izina rya Yesu, no, ntabwo ari kurikora. Nusoma neza uraza gusanga umwandiki Abayobora avuga ngo riraperifora, rirapenetra, rikinjira, ntabwo rikata. Ariko usanga barakore mu izina rya Yesu, dayimoni ndagutema ndaguka. Buryo bamaze kuhinduka umukozi mwiza wa Satani. Ijambo ry'Imana rikora gute? Buri jambo ryose Imana yavuze rifite ahantu rikora rikagera naho ritakora. Niba muzasanga hari inyundo zimena amabuye, ariko hari n'inyundo zimena ibyuma. Yego, ntabwo iri jambo ryo muri Yesaya 5:10 n'urugero rikora ahantu hose, rifite ahantu hari. Niyo mpamvu bivuga ngo mukwiriye kuba mwigwije n'ijambo ry'Imana ku buryo buri situation yose ugeramo ubona ijambo ryo gukora. Muri amagambo, inkota yo gukoresha ahantu. Yego, ntabwo ijambo ry'Imana ry'umuntu basohoye mu nzu cyangwa ku muntu basohoye mu nzu ntabwo akeneye rimwe n'iry'umuntu uri gustragoringa n'umutego w'ubusambanyi. Donc niryo kese ya Yosefu. Ntabwo abantu bakeneye ijambo ry'Imana rimwe. Oya, ntabwo ari rimwe. Primo situsobera atandukanye. Bombi bakeneye ijambo ry'Imana ariko buri bo hose inkota yaho iri hari. Inkota yaho iri hari. Umwanzi amujyana mu murwa yaramuhagarika ku gasongero k'urusengero aramubwira ati nibura umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutukira abamarayika bawe yakoramire mu maboko yabo udakubita ibirenge ku ibuye. Aya magambo ari muri Zaburi ya 91, ntabwo yo twayasomye ariko reka tuyasome, nta kintu bitwaye ko gusoma Bibiliya. Ntabwo bitera ivutu, ntabwo bitera ubwangati. Ko Zaburi ryose reka tuyisome yose. Ni Zaburi ya Mose, ihera muri igice cya 90. Ni Zaburi zanditswe na Mose, ariko aravuga ngo uwo mu rwisho rw'isumba byose azamucuka ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubunikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzaberebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari we buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegereye maryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bakakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka, kuko ankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamukira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Nzaba Imana, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muri cyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana ishimwe. Aya magambo murumva ukuntu ryoshye. Rero nyankunda Imana igira imitoma ku isi. Nta muntu watera imitoma ingana n'Imana, ariko itandukaniro ry'imitoma y'Imana n'iy'abantu nuko imitoma y'Imana ni amasezerano adakuka. Amasezerano y'Imana yose arasohora hatabuzemo na rimwe. Gusa imitoma y'abantu byo ni uturyoshyo turi aho ngaho, inyuma kenshi ntabwo abantu babasha kuyasohoza, nubwo bashaka ko nabi gusezeranyisha byifuza, ariko ntibabasha kuyasohoza yose. Wakubitanye n'Imana ahinduka umwamitomo utangaje. Muzabaza Adamu akangutse aravuga ati yo wow, akanakara ko mu mara yanjye ni kuvuga ryo mu magufa yanjye. N'ubimubwiye se urukundo bwarwo rutera kugira kandi
adakunda ntazi Imana, ntabwo urukundo rwe n'iri byirari. Ndashaka kwivugira iki? Niba mwika neza amagambo twasomye mu Gutegeka kwa 2:8, Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibasezera igihugu gitebamo amazi, cyuzuyemo imigezi n'ibidendezi. Ayo magambo kuyabwira umuntu uri mu butayu, bene data, nta jambo ryiza ryaruta iryo kubwira umuntu uri mu butayu ibintu byo kumuha amazi n'ibiryo. Ikindi irakubwira ngo igihugu cyera kirumbuka. Umuntu uri mu butayu utanibahinga, nta byiringiro byo kubona uburumbuke yagira. Ndavuga ngo si ibyo byonyine, no munsi y'ubutaka muri icyo gihugu huzuyemo amabuye y'agaciro. Muzajya mucukura, mukora ibintu by'ibyuma, muzabona ifeza n'izahabu. Urambwira ko igihugu kiryoshye bingana ngo mujya mwumva bavuga ngo u Rwanda ngo nta peteroli tugira, ariko ubutaka bwose buri mu Rwanda ni nka zahabu, ngo mureba bafite peteroli aricyo badukangije. Imana ibabwira ubwiza bw'igihugu mu nguni zose. Ni nabyo hano Zaburi ya 71 yatubwiraga. Reka nsubire inyuma gato mbere yuko nimuka njya kuri iki kigeregezo cya kabiri. Cya mbere navuzemo ikintu gikomeye kivuga ngo aha niho dukorera Satani tutabizi. Kubera iki? Dushaka kumwemeza, byingaragaze ko ni umukozi w'Imana. Njyewe gute Satani adusuzugura? Satani ntakadusuzugura. Kumbe ntumenye ko ahubwo ugiye kumukorera. Kuko iyo Yesu akinisha guhindura, njyewe ariko reka mbahe urugero rwanjye. Njyewe iyo Satani ansanga aramutandi Yesu, ariko mubwira nti Satani tazansuzugura we, dore n'umukati rino bayindihindi umukati nubwo ntari burirye. Ururedi ako kantu ko bango njyewe ndarihinduye, mwereke ko njyewe nkomeye ndi umwana w'Imana. Kuba uhinduye ibuye umukati, wumviye Satani. Period. Kuba Yesu afashe ibuye akarikoramo umukati, ntabwo yemeje Satani ko Yesu ari umwana w'Imana, ahubwo Yesu ahindutse umukozi wa Satani. Nicyo burya Yesu ari kubakoza. Hanyuma turaterwa twebwe, iki kigeragezo Yesu yahuye nacyo kitugeraho, tugahita duhinduka abakozi ba Satani kugira ngo tumwemeze cyangwa twemeze rubanda. Ukumva umuntu aragukanza arakubwira ati njyewe nkuvumye ntiwazanabona n'amazi yo kunywa, agahita kuvuma. Kumbi mwene data munyamwuka uraho wari ugeragejwe. Wari ugeragejwe. Satani avuga ati shapa mvereraje agafifura umuntu afeke. Nyine Satani agutera igisuzuguriro cy'indenga kamere. Wagombaga kugisubisha iki? Kuba umwana w'Imana kwanjye ntabwo ari ngombwa mbiproving imbere yawe Satani. Yego. Mu yandi magambo, ikimara inzara mfite Satani soko nkora ibyo mbwiye. Ariko abanyamwuka ngo tuhageze, ibi ni ibintu nabwiwe icyo gende gusenga. Twebwe duhita duhinduka abakozi ba Satani mu buryo bwihuse. Habati no, Satani atazansuzugura. Aka kantu karakomeye. Uzi ko ari hamwe uzumva umuntu asenga ngo agahita avuga ngo Uwiteka ngo warambwiye ngo nzavuma azavumika, ngo nzamumuhesha umugisha azawuhabwa. Kumbe nturi gukorera Imana, already yamaze guhinduka igikoresho cya Satani kiraho cyuzuye, uri mu murimo wa Satani mwiza. Kuko byari byoreye Yesu kwibutsa Satani kandi ariko Satani ubu koko urabyibuka kandi njye wakoremye. Kuko mu bintu abantu benshi batazi, ntago bazi ko Yesu ari waremye Satani. Nta kintu cyaremwe ku isi kibaho kitaremwe na Yesu. Ari Satani, ari abadayimoni, ari abarozi, ari abakozi b'Imana, ko tubyumva mu giciro tujye tuvugamo gutyo, bose baremwe n'Imana.
Yesu wabaremye, ko Yesu niwe Mana. Njye mubona byo Satani bimaze kubyataka cyane ku buryo banatanze Imana bwa Yesu. Nimutekerezaho Satani asuzugura Yesu buryo. Hanyuma we Pamfila gusuzugura tumva ngo nge ntabwo muzi amavuta yanjye, ngo ntabwo muzi aho nayaherewe, ngo ntabwo muzi insozi nasengeyemo. Okay, uraho umukozi wa Satani kandi wita uw'Imana. Iyo abarokore b'abanyamwuka batewe n'iki kintu cy'uko Satani yabateye gushidikanya ku gaciro kabo mu maso y'Imana, bahitamo kumurana mu buhe buryo bwo kugira ngo baprovinga ko ari abakozi b'Imana. Najyana mbaye ingero ziri hano kuri YouTube, naho zirahari, ntabwo nenzwe naho zihari, ariko nkimara kumva iyo nabyumvishe ku rwego runini, nsanga ye baba we Satani turamukora ku rwego ruhambaye. Kandi nimuke nje ku cya kabiri kugira ngo nze kugira ngo nasoze. Yesu asubiza Satani amagambo yanditse muri Gutegeka kwa 2:8 hamwe twasomye, vuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Mwumve neza, ntabwo birivuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima, oya, iravuze ngo umutsima si utunga umuntu wonyine. N'andi magambo, umutsima utunga umuntu ariko si wo wonyine, kuko biravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Iri jambo gusa rasobanura byo ko umutsima utatunga umuntu gusa wonyine, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mu yandi magambo, kugira ngo umuntu abe ari muzima agomba kuba afite umutsima, afite n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Sinzi n'iki kintu cyumvikana. Niba ufite umutsima gusa, ntabwo uriho, uri intumbi igenda. Ariko nanone niba uri umuntu ufite ijambo ry'Imana gusa nta mutsima, nabwo ufite ikindi kibazo, kuko umuntu wawe w'imbere mu mwuka yaba muzima, ariko uyu muntu wawe w'inyuma yagira ibibazo kandi bwataka uwo mwuka we. Kugira ngo umuntu w'Imana abe ari muzima yuzuye, nuko afite ibintu byombi bibi. Mwabarokore mu Bibiliya dutegeka gukora, Imana igahumugisha imirimo y'amaboko yacu. Ko twasomye muri Gutegeka kwa 2:8, yavuga ngo ibyo bintu uzagenda tuge bikuryohere, mbese akamvuga ngo ukire bikurenge, ariko ntuzibwire ko biva mu maboko yawe, ahubwo Imana iblessinga imirimo y'amaboko yawe kugira ngo isohoze isezerano navuganye nawe. Mwabarokore mwe mudakora, mwanze gukora ngo mwirirwa mu byumba cy'amasengesho musenga muzenguruka ubutayu, muri abakozi ba Satani. Kuko Imana nijya guha imirimo y'amaboko yawe umugisha, izagusanga mu bihe butayu. Kereka niba uri umusekirite, izaguhera umugisha mu busekirite. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Ayo n'amagambo Yesaya yavuze. Umukozi w'Imana wese udakora, ababirwa babeshya ngo Imana yambujije gukora, ngo irambira ngo ninjye mu murimo, uzayibwiza afunge n'igifu, kwitafunze igifu, kandi imirimo dukora idutunga. Ngo izadutungira muri uyu murimo, agatagufite nk'amagambo yo muri Luka, ngo Yesu angatuma abigisha bavuga ngo ntimujyane ibintu ngo abantu bazabatunga, hanyuma nyuma ntihaze kubabwira none ngo mubijyane, ko mutajya musoma n'inshuro yabatumye ko none nawe ati none mubijyane, mujyane n'inkoni, mujyane n'imyenda, mujyane n'amafaranga. Yako nimo gufata umurongo muri Bibiliya, ko umurongo umwe ntabwo ugize Bibiliya, birigizwe n'imirongo myinshi. Ngo sinakora, ngo Imana yarambujije, ngo ngiye ngo mbaye otsengera abantu. Ubuyobe. Icyakora kubera ko abantu bagukeneye ubuhanuzi, baraza kweremeze ko ibyo bintu birimo ari ukuri, ariko warayobye. Kizabikwemeza nyuma uzabitangira ugishigo kuvuga atari ko Pamfi, ni gute se ko mbona usige wambara neza, ko kandi twarasenganye naragusengeye cyagiye. Waransengeye warakoze, waransengeye njya gukora. Nafashe iby'Imana ivuga mbishyira mu bikorwa. Yaravuze ngo impaye igihugu, amabuye ariko ntabwo azicukura, nitwe tuzayacukura. Imigezi iratemba, ariko ntabwo ari izanahinga. Igihugu kirera, ariko ntabwo bizatomba disiyeri.
tuzahinga nyine. Icyo kosa wakoze, barokore, mukore imirimo yose ishoboka, Uwiteka azayiha umugisha izakora. Hanyuma etape ya kabiri irakomeye ku rwego ruhambaye. Ibintu nababwiye ngo Imana yabimpayemo ubutumwa inshuro ebyiri. Kera nkiri muto, kuko mvuze kera hanje n'ejo bundi kuri bo, ariko kuri njye ni kera kuko yanashije imyaka irenga 10-15 aba ari kera. Muri 2004 nibwo Imana ni 2004 kuko aya magambo Yesu yambwiye nigaga muri ni 2006 kuko nigaga mu wa 4. Nigaga mu wa 4 secondaire ni 2006 nibwo Imana yansobanuriye aya magambo muri Matayo 4 mu buru buryo ngiye kasobanuramo kugira ngo buze kudufasha gusobanukirwa noneho buno buryo bushya. Ku ijambo ry'Imana, Imana rihora rishya ku buzima bw'abantu mu kintu gikomeye, nyine rifite ubuzima. Imana arambwiye ngo ni intambwe cyangwa se ni ibyiciro bitatu umukiranutsi cyangwa se umuntu arenga akemerwa n'isi n'ijuru n'ikuzimu ko ari umukiranutsi. Icyiciro cya mbere ni cyo kubasha gutegeka kwifuza k'umubiri cyangwa se inda. Ari cyo kino Satani yarafatiye kuri Yesu amubwira ngo hindura umukati urye. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'amavangirwa, ndabivuga ko Imana ari icyo gihe. Ni icyiciro cy'amavangirwa. Ari cyo kino kivuga ngo amujyana mu murwa wera amagaka ku gasongero k'urusengero. Bivuze ngo Satani ibigera nabyo byinjiramo bigakunda. Yego, Bibiliya tube ngo ni umurwa wera, ko wera Satani awugiye mate. Ibi ni byo abarokore batajya babasha gusobanukirwa kubera ibintu byo n'ikigare, kubera ko ntibazi ububasha n'ubutware Satani afite. Hanyuma kandi kabazo, Satani yatwaraga Yesu gute? Yamushyiraga mu mugongo akamuheka, yamukubitaga ku igare akagenda. Satani yatwaraga Yesu gute? Kuko niko Bibiliya tubwiye. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera. Yamujyanaga, yabwiraga Yesu ati imbere ngo tugende. Satani yajyaga imbere se akamukurikira, bizuzuye n'uburyo bwo kugenda bakumujyana. Yamujya ku ariko ubwabyo amujyanye mu murwa wera kabiri, amujyana ku gasongero k'urusengero. Bivuze iki? Binjiye mu rusengero kugira ngo bagere ku gasongero k'urusengero mu buryo busanzwe, babaye bagenda n'amaguru. Kuko muzi ko utu dusongero tw'urusengero kugira ngo batwinjiremo baca mu nsengero bakazamuka hejuru, handi hejuru. Amujyana we hejuru. Igihe nari ndi mwerekwa kera, Imana arambwiye ngo ibi ndabivuga mu mvugo wumva, ariko tari uko ari ukuri, ahubwo kubera ko wowe uri umwana mu mitekerezo tumva bihambaye. Hari imitekerereze Imana yacu izi neza ko dufite, ishaka kuyikosora igahera ku mitekerezo dufite kugira ngo tugeze ku mitekerereze mizima. Yarambwiye ngo aha nagiye mu mwuka, hano handitswe ngo, haranditswe ngo. Yesu icyo yarambwiye ngo nagiye mu mwuka. Mu yandi magambo, izi ntambara za Satani ntabwo zirwanwa mu mubiri ngo bikunde. Aha rero ngo Yesu, ko Satani abonye ko Yesu agiye mu mwuka, Satani nawe ngo Yesu ajya mu mwuka, ariho amubwira ngo haranditswe. Ariko bivuze ngo iby'umwuka Satani abizi cyane. Yesu aguma mu mwuka, ariho amubwira ngo ariko ngo haranditswe, kandi haranditswe ngo mukagerageza Uwiteka Imana yawe. Satani by'umwuka bivamo agaruka mu mubiri, amwereka ubutunzi bwose bw'isi n'ubwiza bwabo. Reka mbabwize, kubona ubutunzi bw'isi gusa ikibazo. Ikibazo kiba kubona ubwiza bwabo. Kuba tubona Kigali yubatse ama etaje, ntabwo itari gitangaza kubona ko za Dubai zihari no kubona za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye no kubona abantu bagenda. Igikomeye no kubanza kurumaho kumva ibyo bintu ukuntu biryoshye, ugasobanukirwa ko kuba utarize primaire ngo yirangize bishobora kukugira umujyanama wa perezida w'igihugu, kandi utarize kubera
kubera uburyohe bwa bya bintu byo mu isi. Amakuru y'ukuri ahari kuri Bill Gates yigaga Harvard, aza kuva mu ishuri kubera ko yari ari gukorera ya Microsoft. Abantu bari bazi ko ari amahitamo mabi yagize mu buzima, ahubwo uyu munsi abarangije Harvard nabwo bamwe bakomeye nibo bitwa abakozi ba Bill Gates, nyamara atarakomeje kwiga. Uburyohe bw'ubutunzi bwo mu isi bene data ni urwego rukomeye abarokore benshi batagira, kuko n'abagereze ngo barahagera. Uzumva Pamphile ngo atangiye kurangura itubaye mu Bushinwa ariko afite umugore, ukumva atangiye kujya kurangura muri Amerika ni Burayi akagera abagore 5. Ubwinshi uburyohe bw'isi yatangiye kuburyaho, benshi ntibabasha kuhagera. Iki ni nacyo gikomeye gituma abarokore benshi baguma ari abatinya. Nawe se Pamphile Imana guhaye miliyoni 1, utangiye kujya kubona muri Marriott mwihangana, yumvisha umugabo ayivuga avuga ngo baza kuhanywera icyayi cy'ibihumbi 100. Sindajya muri Marriott ntimunanyumve nabi, numvisha umugabo hano kuri bavuga ati murankangishwe duhumbi twangijana njya muri Marriott nkatungaramo icyayi kikarangira. Ibaza icyayi cya Marriott kibumbi 100 mu kabyara, ubwo n'amateri musangahe muri byari nk'ibigunguru se kugira ngo sokori igikombe cy'icyayi aha nyinshi bizasenkani ijana twateye imbere, akabyo kajya nko 500 na kukabumba arimo kugaspia. Umuntu ariko aranga kajyana 100 minervare y'umwana, ukwezi kw'inzu kose kajya muri Marriott ngo mukanywa icyayi mukagotomera. Nta materi musi menshi babahanira iki. Ibyo nibyo bitera ubutindi mu barokore. Murokore agifashe credit ya banki miliyoni 5, umugore akubengasha kwambara igitenge 300. Ayo 300 reka kare ya banki wambayemo, tangiye gushaka kurya inkoko ku manywa na nijoro, ureka kuri kurya credit ya banki. Ejo ni bayitezo azo tubwira uti simvuze ko abatererwe wese ariko mwabigenje, ariko ndabaza abarokore yafataga credit akambara igitenge gihenze agatambaramo costume, ukwibutse ko costume ntizigera yongera agaciro ahubwo itakaza agaciro ku manywa na nijoro, kandi murabikora mu mafaranga ya banki. Mwareka tugasenga mu barakore tukuzura umwuka tukava mu mikino. Ufashe credit uguze telefone y'ibihumbi 500 ngo ujye witabona chatting ngo nifotoza. Njya mbona umuntu yifotoreza muri telefone gutya, ariko na telefone akabibona, sinzi ukuntu ngo banazita kurya umuntu akibona akabona igitelefone ngo gihenze. Wareka abantu bafite amafaranga kare bagenda kuri izo telefone, kuko telefone nawe nta kindi bikoresho usibye kwitaba no guhamagara. Ukareka agatwika wa mugore, agatwika urimo ko ari credit umugabo afite ya banki. Kabarimo n'abajya muri Rambere. Ikintu cyambabaje mu Rwanda, menya banki Rambere nazimenye mu barokore. Ijoro muzarya mva mu matangazo. Bibiliya ntiyemera kuguriza umukristo kumwaka indamu anganyuko. Hanyuma iki cya gatatu cyo kubona ubutunzi bw'isi no kumva ukuntu buryoshye, ko kubibona bwo ntumwumve biryoshye wumva ntacyo bitwaye. Nk'ubu njye mbwira abantu haberanye ngiye kuva navuga sindasoma konzo ati nawe aracika mugumane uburyohe bwanyu. Cyo nzi nuko nabazinywa bose bambwira ko ari umubirize ngo ariko ngo ushyire umubiri kumenyera ukumva ngo biryoshye. Ibyo mbabwiye murumvisha icyo mvuze, nshatse kuvuga ngo inzoga nzibona nk'ibibambye hariya sinasomaho rwose, ariko abazinywa bambwira ko zibata ku rwego rukomeye. Ndashaka kubwira umuntu wese rero ngo iyo ubona ubutunzi bw'isi nta kintu bigutwara cyane, ariko iyo wasomyeho ukumva ukuntu biryoha, ni naho uzabona benshi biyambura wa Kristo. Kavuga ati wapi aho kugira ngo ngiye ntakaza amafaranga yanjye wa Kristo bakaburekura. Satani
abwira Yesu amagambo aramubwira ngo haranditswe ngo izagutegekera abamarayika bakuramire. Ejo bundi ni muri aya masengesho nibwo Imana yambwiye uyu mutego ukuntu abarokore tuwugwamo. Ni umutego Satani aba ateye abantu, umutego w'ubwibone no kwiyitirira ibitari ibyabo. Abantu benshi munkurikiye mufite amasezerano atari ayanyu mwiyitiriye. Ngafata Bibiliya ngafamboza nkahita ngwa muri Yesaya ahantu havuze ukuntu Imana izankiza, nkahita ngo wow, Uwiteka avuganye nanjye. Ariko nakongera nabumba gutya nakubita nko muri Yeremiya avuga ati nzabatimbagura ututokije twasha n'abayesu, ibi byose Imana ivuganye nanjye. Nkongera nkajya gushaka ahandi biryoshye. Ndakumenyesha ko waguye muri uyu mutego wa kabiri wa Satani ufite amasezerano ataraya. Imana izakugira neza, izakugira umutwe, ntuzaba muri izo, izagutekera abamarayika bazakuramira, ntabwo icyo kizakuzaho. Satani si uko ukavugana n'abantu ugasanga ufite amasezerano ibihumbi n'ibihumbi, habe na rimwe mwavuganye n'Imana. Yose ni Satani wavugaga, kuko ibyanditswe byera arabizi, ibyera twamaze kubona akabyinjira. Ariko ikintu kirimo gikomeye, atoraguye amagambo ahantu muri Zaburi ya 91 arayagukubise uyakire nkaho ari Imana ivuze. Humura, Uwiteka aravuze ngo nusimbuka uri muri etaje abamarayika bazagusama. Simbuka turebe, bikoreze. Ntudukurikiye uko ufite na telefone cyangwa televiziyo uri kubi, bikore turebe. Ntibyanditse muri Bibiliya? Ntabwo ari we Imana abwiraga. Simbuka turebe ko mu kanya tutari buve nk'umuntu yiyahuye. Sheri ndagukunda nubwo urwaye sida, Uwiteka aramengo ntabwo nakwandura. Okay, wafashe wagiye kuri list afata iminini ahubwo kubugiye. Iki ni ikintu gikomeye abarokore tuguyemo. Mwamaze kwiyitirira amasezerano atarayanyu. Ngo Uwiteka aravuze ngo ntabana ndagutabana, nzabana nawe, nzanza. Amasezerano atarayanyu murayiyitirira. Izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Nuko simbuka. Binubwiyahuze. Ngo numvishe Pamfile atanga ubuhamya ko yakoze ubukwe afite igiceri cy'ijana, ngo ubwo nanjye Uwiteka azabana nanjye kuko avuze azabana nanjye, ugatangiza ubukwe ufite miliyoni 6 atari bije. Uzaseba nshuti, uzaseba, kuko Satani yaje mu buzima bwawe arakubwira ngo Uwiteka avuze ko utazakorwa n'isoni, zizagukora se ntizagukora. Satani yinjira mu buzima bw'abantu. Hanyuma ubwo icyo gihe rero Pamfile akaba ari aho ngaho yicaranye amasezerano ibihumbi n'ibihumbi, agereka akaguru ku kandi ngo Uwiteka yaravuze. Ntabwo Uwiteka yavuze, ni Satani wavuze, ariko avuga amagambo ari muri Bibiliya. Urayafata uyagira mu buzima bwawe bitari byo. Ari naho uyu munsi dufite abantu bafite ingombi bitira ko zavuye ku Mana. Sinzigera mbyemera ibi mbabwira. Pamfile maze imyaka mikeya nshatse, ejo bundi urugo nirunanira nzihangana mbwira Imana nti njyewe ujya kumbwira wambwiye urugo, ariko hari ibyo ntakoze. Kuki Imana guha umugabo mubi yamukuye ko nta mugabo mubigira. Ngo uyu mugore ni kigerageza Imana yampaye, ngo yarabimpaye iranabimbwira ko ari kigerageza, ariko ngo nzihangana. Ihangane. Hanyuma ze n'ibihangana bigende gute? Imarira ikitorero. Ko Imana itoshwa n'ikibi ntigira ucyohesha. Imana ikaba ifite abana beza gusa, nta mwana mu Imana ifite please. Icyo tucyumvikana. Ariko Pamfile w'indayo uri aho ngaho usambana nk'isazi,
umukobwa kubita hariya ngo bahanuzi ngo Imana yamuhaye Pamfili, kandi Pamfili mu buzima usanga usambana nk'isazi. Imana muguhaye iti ko Imana itiba yamukuye. Ibi mwakwitonze mwabarokore ko muri gufata amasezerano atari yanyu mukayibaraho, hari cyo kibateye kubaho mu buzima mubayeho uyu munsi bupfuye, kandi ari abadayimoni babikoze. Umuntu ari guti ndabizi amasezerano yose ararwana rwose. Bibiri twigisha ko isezerano ryose risohora ryageragejwe, ariko kandi noneho ntabwo Imana yakoshye. Muzamuzumva Imana ngo yari yarambwiye ngo ibyo byaha ngiyemo ngo nzabikuramo umwana w'umugisha. Ibyo bintu bibaho. Pamfili iragiye mbayeho ndasambanye nsambanya na hariya. Hanyuma mu bakobwa mwe twasambanye haje gukira arakomera, ngo uwo mwana twabyaranye ngo ni umugisha Imana yampaye. Hagomba muzi ibintu umugabo umuntu ababwirije ngo abagabo mwese ngo zananiye mujye hirya no hino mujye gushaka abana, kuko ari abagore bashaka abana. Munatera ibiraka muri abo bagore babaha amafaranga munsi mutungiye. Abavuze ubutumwa bwinshi abantu batabasha kumva muri rya jambo rito yavuze. Ariko Yesu yaramubwiye ngo ntukagerageze, haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Mwabarakore mwigerageze Uwiteka Imana. Kandi ikintu cyitwa kugerageza Uwiteka Imana abarakora bikora kenshi gashoboka. Muzarebe amagambo nayo agaragara mu bitabo nko Kuva, akagaragara no mu Gutegeka kwa kabiri. I Meriba Abisiraheli bwabo bitotombeye Imana baranayigerageza irabica. Iyo ubwayo irabica. Mwene data dukurikiye wigerageza, wimugerageza ngo njyewe ubw'Imana yambwiye ko nzabaho. Wikore ngo uve mu Rwanda ugene muri Kongo mu gihe cy'umutekano muke, bazakwica. Ibyo n'ubwiyahuzi, uri muri yahura. Ngo Uwiteka amenga azampera umugisha hanze y'igihugu, ukagurisha agasamba rufite tumiliyoni utunga ugatega indege ukajya muri Amerika, ngo naho Uwiteka azampera umugisha. Mwavuganye kari ko azaguhera umugisha, cyangwa nawe azagupakira mu ndege nkuko numvise rero umugabo bamupakiye baramugabura cyangwa n'umugore sinzi cyari cyo. Kuko numvise avuga ngo nyine iyo tumureba gutya tumva ari umugabo, ariko avuze ngo umugabo wanjye atarapfa. Ndavuga ngo karabaye nishano, namwe murumva icyo mvuze. Ni igipfu kiraho kigenda hano mu Rwanda kivuga ngo umugabo wanjye muri Amerika atarapfa, kandi nacyo ari ikigabo hano mu Rwanda. Aho we ntibazagupakira gutyo. Muvandimwe mwigerageze Uwiteka Imana mushingiye ku magambo Bibiliya yavuze. Utise ko Maraki yavuze ngo ngano mu ngerageresho cya 10 n'amaturo. Aya magambo turayahuza gute? Niba ushaka kumva ijambo ry'Imana bicyumve muri context riri kuvugwamo, wihuza ibintu bidahuye. Abantu Maraki abwiye barahungutse, baje bakize bafite amafaranga, barwana no gusahura, barwana no gufata imitungo itari yabo. Iyi no fenomene muri Maraki yumva subira muri 95 mu Rwanda kuko tumeze. Muzi ko hari igihe cyo kubohoza no gusahura no kugira gute, ibyo ntibizi. Nibyo abantu baje barimo birukira. Abantu bohoza amazu y'abandi bagira gute. Haryo bawe mwabohoje muracyayarimo. Nibindi. Icyo Imana yakoze niki? Yarabrotse ikomera cyitwa umugisha. Kumugisha w'Imana uzanwa no kuyumvira. Niba utumvira Imana ushobora kubona umugisha wayo ibyo abi
icyo uzajya ubona ni bya bindi yavubiye ababinariza, ariko umugisha w'Imana ugenewe abana bayo bayumvira ntawe uzigera ubona. Kandi twasomye mu Gutegeka kwa 8 birivuga ngo mujye mwumvira amateka n'amategeko y'Uwiteka kugira ngo mubone ibyiza muri icyo gihugu. Batahutse banze gukorera Imana, ngo iby'urusengero ntibabikozwa, barashaka kubanza kwikiza abo ubwabo ngo batunge bagwize itunga. Imana igomera ijuru, irababwira ati kugira ngo mwumve ibyo mvuga kandi njye wabikoze, nimuzane icya 10 n'amaturo mu nzu yanjye kugira ngo umurimo wanjye ukomeze ukorwe. Kuko abatambye bari barashonje, barakinnye, barabuze ibyo gukora, nabo bakaga bari barabihagaritse. Abantu kugira ngo mwumve ibintu byo muri Maraki, mujye gusoma mu gitabo cya Ezra na Nehemiya, kuko Maraki na Zekariya bahanura mu gihe cya Ezra na Nehemiya muri ko sitasiyo yari imeze. Kuko niba dushaka kumva bira mujye muyumva muri sitasiyo politique, muri sociale no mu ya gitanga cyangwa mu y'umwuka. Cyo twavuga ngo situation spirituelle. Muri situation spirituelle Imana yakubye umugisha, irababwira ngo ngaho noneho kwa ngo mwemere ibyo mvuga kandi njye wabikoze, muzane icya 10 n'amaturo muha abakozi banjye, murebe nanjye ko ntakora ibi bintu dusura ku murongo. Iyo ni situation yo kugerageza Uwiteka kugira ngo muprovinge ko kuno muvumo mufite utewe no kuba mutumviye Imana. Ntabwo rero kugerageza Uwiteka hano ndi kuvuga muri Matayo bihuye n'ibyo, ntaho bihuriye. Ibi bya hano kugerageza Uwiteka ni ugufata ngo ijambo ryavuzwe n'Uwiteka batari ko iri naryo reka ngiyakurikeho. Ntabwo ari byo, mwitonde, kuko iki ni kimwe nicyo giteye ingo nyinshi uyu munsi ibibazo zifite. Ni ikibazo gikomeye. Icyanyuma, mwanza mujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mu kanwa. Bavandimwe, abapasiteri benshi barimo baramya Satani. Kubera iki? Umuntu ageze ahantu ahora mu gakositimu atakavamo, aho ajya mu nama hose bati mukozi w'Imana atambuka, ugasanga bakwicaje ahantu meya na gitifu na guverineri na minisitiri na depite na fande bicaye kuko uri umupasitori. Hari ibintu ibi kubivuga ntabwo ari kwikurura urupfu, kuko ndabizi ko abanzi b'umusaraba mu Rwanda turabagwije, ariko simfite ubwoba bwanyu na gato. Nta gato, nta bwoba bwanyu mfite, nta gato, kuko ijambo ryanyu warifitwe na Kristo ku buzima bwanyu. Ariko murimo murakabya gukururira abanyarwanda umujinya w'Imana. Murimo murakabya. Afande, ninde uguha uburenganzira bwo kugira umuntu umupasiteri no kubumwambura? Nyakubahwa ntuza ushaka uri depite no minisitiri w'iki, ninde uguha uburenganzira bwo kwimika umukozi w'Imana no kwimura undi? Uri umukozi wa leta y'u Rwanda, korera leta y'u Rwanda, wikwinjira mu by'Imana ubyinjiramo nkandi. Ninde uguha ubutware bwo kuvuga ngo Pamphile umukozi w'Imana, Pamphile si umukozi w'Imana? Ubereka ngo bwarabyemeje ngo utarize ntazakorera Imana. Ni ihe Imana azakorera? Kereka niba ari Imana y'u Rwanda mushaka kuvuga. Ariko Imana y'ijuru n'isi ntabwo ari mugena abakozi bayo. Shame, ntabwo ubutware mufite. Hanyuma ni mubwitiza, mwitegure nuko kwayo gukomeye kuzabaremerera. Mukwitegure, niba nta muntu wakivanga mu miyoborere y'ingabo z'igihugu ngo bimugwa amahoro, RGB yinjira ite mu miyoborere y'Imana y'inyamaboko? Musigaye mugena abayobora amadini n'abatayayobora, musigaye mugena uri bwinjiye muri pastor n'utari bubijyemo. Ejo muzashyiraho n'abaririmba n'abahanura. Ndarahira Imana nkorera nshingiye ku mujinya wayo wanditse muri iki gitabo, ntabwo bizagurwa ndamahoro.
ntabwo ibi bintu muri gukora bizaga u Rwanda amahoro. Mwamaze gukabya murarengera. Hanyuma ndabibwira n'umupasiteri wewe wese washyizweho na leta, ni ukuri ntabwo Imana izakugwa amahoro, ntabwo bizarangira gutya. Ntabwo Imana izabyihora gutya ngo bigende, ntabwo bizigera bibaho. Munsi umwe ndi mwirereko nabajije Yesu ndamubaza nti, urambwira ngo abo ushaka ko abakozi bawe umbwira requirement. Abantu batunze igitabo nanditse kitwa Umurinzi, izo nkuru murazizi. Ndamubaza ngo urambwira ngo ningene mbwira ngo abo ushaka ko abakozi bawe naba. Hanyuma nje nari naragiye mu mahugurwa ya leta, mpagarariye itorero ry'iwacu. Abadepite babiri baratubwira ngo ntawe uzaba pasiteri atarize. Mpita mbibaza Yesu, nari mu mwuka icyo gihe. Ndamubaza nti Yesu, ibintu mbwira nabibwira abanyarwanda gute? Uzi ya nama wanyohereje kujyamo ko abadepite batubwiye? Arambwira ngo ibyo n'abantu mwabishyize sinjye washyize. Ibi bintu nongeye kubigiraho ubwoba. Numvishe statement ejo bundi y'umuyobozi wa RGB ngo mwatanze igihe cyo kugira ngo abantu bitegure. Bitegure ko bakora, ntago bazakorera Imana. Yego, ni nayo mpamvu dukwiriye gukiriyaringa ibi bintu. Nk'abapasiteri ntabwo murakoze b'Imana mwitubeshya, muri abakozi ba RGB. Why? Kuko RGB niyo yashyizeho requirement zibaha akazi, ntabwo ari Imana. Uko mbivuze maraje mu bwati Pamphile rapfuye, ntabwo mbitinya gupfa, ariko sindi nta nubwo niyahura. Kuko nanone sinzanga kuvuga ukuri ngo ntakurenganyirizwa, kuko naho nta kuvuga akarengane ko ntabwo nzabura ko guhorana. Aho naceceka ngafunga umutwe. Umuntu wese ushaka gukurikira Imana ibi bintu ajye yitegura ko bihari byo kurengana. Hanyuma niba namwe mwaranze arishamo ngo ufunga umunwa mu maceceke ngo aha ngo ntiteranya, njya hari abapasiteri bazaza bajya bamagara ngo Imana wacu ngo Imana gwagukire mu gihe cyiza ngo rwose ngo ibyo uvuga ngo turabibona ngo twarabuze tubivugira. Mwarahabuze, mwinshukanye sindi umukozi wanyu. Ngiye mvugira Imana. Niba mwumva mushyigiki mwakabaye mufite urugero rwiza ngo bagaruka mukavuga. Kuko erega ora Paulo yishiraga tuza nta kintu, ntago bari kumwica. Cyo kuzafashaje. Iyo Petero atirirwa avuga ibya Yesu n'iki, nta kibazo bari kugira. Ariko mutandukanye ibi bintu mu bitandukanye. Ntabwo umukozi w'Imana ajya gushyirwaho na leta ntibigizeho mu mateka y'isi. Dufite igitabo cy'Imana hano, Bibiliya turayifite, ntaho twiye tubibona. Nibi n'ubutegetsi butatu bukora, bukorera mu murongo umwe ariko butivangana. Ntabwo umwami ahinduka n'umuhanuzi, ntabwo umuhanuzi yigira umutambyi. Biratandukanye. Ibi muri gukora bimeze nko gushimuta umugore w'umuntu. Ubaye umurusha amaboko wamutwara akakurusha amaboko. Nakubwiza ukuri, yaza gufatira mu rugo rw'umunsi umwe akakuniga. Nibyo muri gukora mwabayobozi. Ndabinginga ku bw'ubuntu bw'Imana mutandukanye ibi bintu. Kandi namwe mwabapasiteri ndabisubiramo, niba Imana yaragukubwiye ngo nzaguha inkoni y'ubushumba, ntabwo izajya kuva mu mategeko y'isi, kuko si uzakoreramo. Nuramuka uyakoreyemo ntuzigera ubasha kunezeza Imana. Byitwa n'iki rero? Biricwa no kumva umuyobozi ukomeye agamagaye, aro Pamphile uraho, uhita wumva wakomeye, minisitiri yaguhamagaye, afanda yaguhamagaye. Ni okay, ndakwibutsa ko yambaye inyama n'amaraso, kandi iyo ntebe yicayeho si hari abayibanjeho, azanayiva hayisigira abantu. Ariko Imana dukoreye uhoraho iteka ryose. Impamvu mukwiriye kwitonda. Uramara gushonaho ukabona ubutunzi bw'isi n'uburyohe bifite, biraryohereye biranobereye. Ariko ndakwibutsa ko umwanditsi w'imigani avuze ngo ubuki buruta ibintu byose kuryoha, ariko si bwiza kurya ubuki bwinshi. Murabizi ko abantu barya ubuki bwinshi bugera mu nda bukabyimba. Tararya ubuki bwinshi agira ngo ntibugeraho bugakereta imihogo. Hazi ko bugera mu nda ubuki bukabyimba.
nugira ubuki ujye urya nk'utuyiko tubiri dutatu, ariko wiha ngo ugiye kurya ngo ikiro cy'ubuki ngo ibikombe bingahe ngo biherege tushyira mu nda bizajyamo, ariko niteguye ko mu kanya buze kubyimba. Iyo bugeze mu nda nuko bukoze burabyimba, uzitegurire ikizakurikira nyuma yo kubyimba kw'inda wamaze kuyuzuza ubuki, waturika. Mu Rwanda nta misoto ikihaba, sinzi kizagutabara. Yesu yasubije Satani kuri urwo rwego, amubwira ikintu gikomeye, aravuga ngo haranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari kure. Musigaye muramya abayobozi, musigaye muramya abategetsi, musigaye muramya amafaranga, musigaye muramenya muraramya ibintu byinshi. Yego, abantu uzajya guhanura akabanza kureba inzu. Hari abantu nzi hano mu Rwanda, niyo mpamvu mujya mumaza ukambira Pamfi uraho umukozi w'Imana rwose ndarembye, ndarwaye, ndababaye, umuntu agiye kumvana mpuza n'umukozi w'Imana. Ndakuvuga ngo ntabwo nzi mu Rwanda, kuko abenshi nzi muri iki gihugu iyo agiye guhanura abanza kureba inzu agiye guhanurira, agahita amenya n'igiciro cy'amafaranga ayivanya. Harabona igeze n'ubwo bashwana mu minsi yashize, ariko ngo ntuza we, ngo uzi kujya guhanura ngo ntuza, ngo aparitse imodoka zingahe, ngo reka kuguduhumbi 30. Uduhumbi 30 harya n'umushahara wawe n'abantu bangawe ngo 30 mu Rwanda. Uzabaze bifotora muyibaze ngo umushahara w'ibihumbi 30 w'abakozi bangana iki muri iki gihugu, ni bangahe babasha kwagisesinga ibihumbi 30 mu kwezi? Ngo no ngo ngiye mujye kumusengera ngo ibihumbi 30, bira nagasuzuguro ngo no kutubaha amavuta yanjye. Wayaguze amavuta yawe, wayaguze he? Ufite Uganda ni vaseline cyangwa ni creme? Ushobora usanga ari amavuta yandi bayita ngo kiye sleeping baby, banza ari ukoresha agena n'ibiciro. Nicyo gituma abakeneye bari gupfa. Uwiteka kunyihere izo mpano, ntibuze nge no kureba abazanyamasheke aho ngaho, bana ba Nyamurengo b'i Kigali batagira. Hari umuprofeti ukomeye hano mu Rwanda, ariko si uw'Imana, nuko nyine ari mu bari hejuru. Yewe yaramenga Imana amubujije kujya guhanurira no kuvuga mu cyaro, bamubwiye kuguma i Kigali gusa. Ni ibintu yambwiye twicaranye, ntabwo ari nabyumvise kuri YouTube. Oya, arambwira ngo hoya Imana ngo ntabwo bamwemereye kujya mu cyaro, ngo ni hano i Kigali na za Burayi. Kandi koko indege zitega nk'uko ntega kwasiteri, ngo amavuta ye ntabwo ari kujya mu cyaro. Mwibuke ijambo Yesu yabwiye abigishwa ba Yohana, ni ijambo ryantangaje. Yohana yumvishe ko Yesu ari gukora ibyo bitangaza, noneho iyo nkuru nze nyisome. Noneho ngo aravuga ngo reka tumenga abigishwa be bajye kumubariza Yesu, ngo bamubaze ngo ibyo bintu, ngo yari abatumye ngo mumumbarize ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ikintu cyantangaje muri iyo nkuru, reka nyisome ne kuyivuga. Ndi muri Luka igice cya 7, reka mbere ku murongo wa 18 muze kumva. Nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Yohana ahamagara babiri muri bo, abatuma ku mwami Yesu ati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Basohoye kuri Yesu bamubwira bati, Yohana umubatiza akudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Nuko muri uwo mwanya hari igisubizo Yesu abahaye. Mwumvishe ijambo avuga, ntabwo abumvishe, ntateze amatwi bakavuga, ariko umva ngo nuko muri uwo mwanya
akiza indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi, arazihumura, abona kubasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvishe. Yongeraho akandi kantu noneho, impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene baragurwa ubutumwa bwiza. Munyumve neza, uyu murongo avuze wa 22 Yesu akotinga amagambo ari muri Yesaya. Bivuze ngo ntabwiye Yohana ngo ni njyewe cyangwa si njyewe, ahubwo amuhaye ibiranga Mesiya cyangwa Kristo uzaza. Ni nk'amubwiye ngo ibuka ibyanditswe byera uko bivuga, ninde uzakora ibi bintu. Yongera kandi kanama ngo 23 kandi ahirwa ibyanjye bitazagura, kandi ahirwa ibyanjye bitazagura. Icyo Yesu amusubirishije ni iki? Amusubirishije ibyanditswe, ntiyamubwira yego cyangwa hoya. Aramubwira ngo ibuka. Ni na mpamvu muzibuka, hari ahantu Yesu agiye kubwiriza ahita avuga ngo umwaka w'imbabazi, izo nkuru munaziza abantu benshi, ahita avuga ngo ibyanditswe bigasohoye mu matwi yanyu gushaka kumwica. Ni amagambo muri Yesaya akotinga avuga kuri Mesiya, uko azaza n'uko azaba ameze. Nicyo kinasubishije Yohana Umubatiza. Hirya aza kumubwira ati ntawe wabyawe n'umubiri umeze nka Yohana Umubatiza cyangwa umuruta, ariko aravuga ngo umuto umugambi bw'Imana aramuruta. Kugeza ku 28. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Usanze uri ku kihe cyiciro? Uri ku cya mbere cyo kwemeza Satani kumbe muramukorera? Uri ku cya kabiri cyo mu mwuka cyo kwiha amasezerano atari ayawe, fata ibintu byose, yego mufite amasezerano ibihumbi n'ibihumbi, ariko nkahawe n'abadayimoni? Nicyo gituma umuntu adasohora. Cyewe nigeze najya mu rusengero rumwe rukomeye hano mu Rwanda, sindi burufe kujya mutamenya uwo muntu kuko nawe mbona twikana kuri YouTube. Nari mfite ibibazo n'ibigeragezo byinshi, nari nkimara gushaka ndi muri krize y'ubukene, kwa ko nari naranze kumvira Imana imbwira ngo nkorera nkayibwira uwo muhamagaro urakomeye. Impamvu njye mbona umuhamagaro wanjye ntabwo nyine nta muntu ubaho mutinyemo, kuko hari kugira ngo mwuzemo gutya, aribyo nahuye nabyo byinshi bikomeye. Bituma rero uyu munsi umbwiye ngo wangira imbwa, igihe cyo kuba imbwa narakibaye. Nta bundi bubwa wankira inyuma hari abo hari abo tugo nabaye njye nabaye njya mu ishyamba nkanye ndishaka nkazibura ngo tube twagana duze ibitekerezo, umvaga ndi nkayo. Muri icyo gihe najyaga muri icyo cyumba, abantu bagahanura, umuntu agahanura kuva mu gitondo 3 kugeza 9, ngiye wakanzi agahanurira abantu, arabanurira, ariko nacogaga no bantu zahanura gusa bwari byiza, ariko budakwiranye nabo. Hari ibintu byiza bidakwiranye n'ibindi. Umuntu nindayira aho ngaho ubuhamya bwe ndabuzi cyangwa so we ndamuzi, ariko ageza aho Uwiteka guhaye visa kwambukije igihugu, havuga ntariko hari n'ibintu binshana, ariko nibuza nkabane nje wandemye agatima. Uyu munyamavuta ko mbona araje agahanura, njyayo rimwe kabiri gatatu, ahanura abandi njya kansimbo. Umunsi umwe njyewe Imana akajya kumvugisha bijya mu twihishe, nabyo ndabikunda, nshimira Imana. Ntabwo nari nzi umumaro wabyo, byaranambabazaga, ariko ndabishimira. Hanyuma kera kabaye naje gucikayo, ncika intege kubera ko nyine abandi babahanura njye bakansimba. Reka rero nyuma nzafate kamera njyeyo, ariko sinari ngiyeyo gufata y'amateraniro, ahubwo nari mfite kamera n'iki mvuga nimbe mpasengera nze kuza kujya mu materaniro ahandi hantu inyuma. Uko ninjiye urumva ntago kamera bari muri bag, ariko terepiye nta n'amaguru ya kamera ubu afite mu ntoki, ntago wabihisha. Mfite terepiye, mfite ya kamera, mfite n'igitabo, buri bintu nibyo bene muri bag, ariko itubona ko ari mu cameraman. Cyaswa yamanuri hari rero bose ahita amanurira, abana yako jama amaso yarapfuye arebye kubera ko uyu munsi nijanye kamera.
uko mwari murabizi ko ibintu by'amakamera bimaze kwaduka mu Rwanda nyine caca yose yifuza abakameramani, kandi burya umukameramani baba bakomeye. Ntabwo nari mbizi, mbimenya aho mfatiye kamera. Abakomeye muzarebe ahantu henshi hakomeye mu biro bavuga ati ntufotore, kwereka ko uriya muntu akomeye ufite ufotora. Uzabaza mbakora yakoze ama clip mu myaka yatambutse, sinzi n'uyu munsi nako bikiba, ariko abakameramani benshi bakoze indirimbo z'amakora mu myaka itambutse benshi basambanyaga abagore baho benshi. Hari byo nzi nabonye gutya, ariko hari n'ibyo nk'umukameramani umwe ufite studio ikomeye mu Rwanda bwayo hamwe ndabutambutse, ariko ibyo bintu byo gusambana mbikatamo ko numvaga bibangamiye ivuga ubutumwa cyane, kuko aba bantu benshi amakora hari abahati abagorokore bari abagore n'abasambanyije bari muri zikorari zose bashyira ku murongo. Rero ubwo nanjye ninjiye muri urwo rusengero na kamera cyabarampanurira n'imyaka n'inyandiko narugiyemo nta kamera, ndi umukene uri aho ngaho batamanura. Nibaza ko ku maso y'abahanuzi nabo bikantera ubwoba. Ni mwitonde bene data, mwifata ibyo mubonye byose hano kuri YouTube, mwitondera, mwita abakozi b'Imana ba hato na hato. Reka nsoze nsenga. Uri ku kihe cyiciro cyo kuyora byose? Niho narigeze. Cyangwa uri kuri iki ngiki cyabamaze gusogongera ku butunzi bw'isi n'uburyohe bwabwo, kabitumye muvogera Imana, mubaho kw'ibidahutubaho. Dufite ingero nyinshi ntavuga muri Bibiliya z'abami bagiye barengwa bakajya no gutamba ibitambo. Abenshi bazi ni Sawuli, ariko hari undi mutazi waje gupfa ari umubembe. Benshi ntibakunda kumwigisha, hari mu gitabo cy'abana waje gupfa ari umubembe, wazira ko ngo yaragiranye ibihe byiza n'Imana, ngo yararyohanye n'Imana pe. Hari ukuntu umuntu babo baza ko batari waza no gutamba, ko nabonye imihango yose myiza. Wanyuma ngiye kuvuga ni Uza agiye kuramira isanduku y'isezerano itsikiye, Imana yite mwinshi. Uzi ikintu uzazira? Ni kimwe mu nyigisho n'umushaka gukora zibagusha kwa kutazimenya. Uza ni Umuyuda, kandi mu mategeko Imana yavuze ngo isanduku ntikegerwe n'umuntu utari Umulewi. Icyo ni kimwe. Iragenda ishyiraho requirement iza kugera ku rwego ivuga ngo abakohati bajya bemererwa n'ibyayo. Kuba Yuda ari Uza ari Umuyuda akajya kwegera isanduku y'Imana yagombaga kumwica, kuko ibi bintu by'Imana bifite amategeko. Hari igihe tubwira abantu ngo Imana izahana, mukabona imyaka 5 na 10 nk'iko ko Imana nta kibazo kigiye ifite, ihoraho, kandi icyaha cyose kitihanwe gihora ari umujinya usona mu maso y'Imana. Imana mu izina rya Yesu ndagushimiye, urero cyanuka ibihe byose ntabwo uhinduka. Ibyo kudahinduka kawe ni igitsikamutima kuba kwizera n'abakwiringira, ariko ni n'ishyano ku banyabyaha, kuko gutababara isi ya mbere ukabarimbura ukarukoramo abantu 8, ubwo utababara abantu Sodomu ni Gomora ukarukoramo Loti n'abakobwa 2, ntuzababarira abantu mu gihe cya none, mu gihe banze kwihana ibyaha byabo. Nanditseho Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ubwo ijambo ryavuzwe n'abamarayika ryakomejwe, ndetse ikintu cyose kikicurwa igihano cyacyo, kutumvira kose kazana n'ingaruka. Twebwe bizamera gute abantu bakerensa ubutumwa bwiza bwabwijwe n'Umwami wacu Yesu, natwe tukabuhamirizwa n'abari kumwe nawe? Bizagenda yamurikiye yakumvaga aya magambo akibaza ngo nitubikerensa ibi bintu bizagenda gute? Tugirire neza bari umuntu wese wisanze muri kiganiro atsinzwe n'ijambo ryawe. Abantu bakoreye Satani bazi ko bari kumwemeza no kwemeza abantu. Hari abantu bisanze buzuzanya amakayi menshi ubuhanuzi bw'ibinyoma babwiwe na Satani batabwiwe n'Imana, bigatuma bakugerageresha ibyo utavuze n'ibyo utakoze ku buzima bwawe. Hari n'abamaze kurengwa bitewe no kubona ubwiza ubutunzi bw'isi no gusogongera ku buryohe bwabo, bigatuma bacurika ibitari bikwiriye. Utubabarire. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.